Sawa baba, mimi nashimama. Nishashimama. Mimi nahagarara nyine. Sasa mimi niko kinye. Si nicho na kuna nani leo. Mimi niko nakwambia mama nilimupitisha huku kote mbali juni nipate tule tudogo tulikuwa nakwambia. Tena tukamaliza mimi nakwambia hivi ukabifanya siri tunakuwa mimi na wetu. Tutakupatia kwa kesho. Umva nkubwire wa mushoferi. Uyu mudamu ko yakubwiye ko ari impunzi. Kwananiwe yakoze urugendo rurerure. Kuki ushobora kumurenza wagiye none n'udufaranga afite ngurashaka kutumwambura. Kuki utamwicuje kugira ngo avire amaho yagomba kujya kuyakubwiye ko agiye kuviramo ko mvanga. Hauna besoin franga, hauna ma probleme. Mimi nishakumenda kupatia kwa tudogo. Aba refugee mnabajua sana maana yake kubasha kwa na franga sana. Shoferi, menya wanyitiranyije. Ubu nanjye ko nagomba kuviramo ku nkambi. Aho yakubwiye ko nagombaga nanjye kuvamo. Nanjye ndumuganga nkura mu nkambi kuki waturengeje make mina vuka kule kwelingibakilia juu ya binini niko kisha wewe na unakuja kule umva none nkubwire ko ibintu ugomba kubihanira utanilipa sasa twashitse madam umva umushoferi ntumwizere kuko arashaka ahubwo kukwambura n'umuteka mutwe arashaka gutwara amafaranga umva nkubwire none shoferi ibi bintu urimo gukora ngiye kubibwira abayobozi uhanwe ukurikiranwe iki kintu ugomba kubihanirwa kandi mbwiri mu nzu zose ntizongeye kujyana muri no modoka yawe bagira ukore hapana umurege asitongeza basimere mimi natabarudisha basi kule mbafikishe mukasa alama msinilipi ibyo ari byo byose ibi bintu ugomba kubihanirwa